Gafaranga uzwi ku izina rya Habiyaremye Zakari washakanye n'umugore witwa Annette Murava, umuhanzi akaba n'umuramyi mu ndirimbo za gospel. Gafaranga rero yamaze kurekurwa n'urukiko rukuru rwa Gasabo, rwategetse ko Habiyaremye Zakari ariwe Gafaranga ahita arekurwa, ariko rumukatira igihano cy'umwaka usubitse ndetse n'ihazabu y'amafaranga 150,000 by'amanyarwanda. Ni inkuru yashimishije rero abantu benshi cyane cyane mu bijyanye n'imyidagaduro. Abantu bakunze iyi couple cyangwa se iyi famille bashimishijwe no kumva ko Annette Murava ndetse ashobora kuba wenda agiye kongera gusona n'umugabo we, nubwo bikomeje kuba ishoberamahanga bati sinzi ko yakongera kubana n'uriya mugore wamufungishije, ariko gereza ni ishuri, nicyo umuntu yavuga. Ntabwo iteka ryose gereza ishobora kuba yahindura umuntu mubi, hari igihe ishobora kuba yanagushyira nko ku murongo cyangwa se ikaba gutekereza inshuro zirenze imwe. Ngayo nguko rero yamaze gufungurwa ndetse yamaze no kurekurwa, yakatiwe umwaka umwe usubitse, mbega yahamwe n'icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye. Ngayo nguko rero, reka tubasabe gukanda subscribe, kanda like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Amahoro abe kuri wowe. Ciao ciao.